Amahoro y'Imana bavandimwe, ni Alphonsine Yankurije ubaramutsa, ni ka kanya kacu ko gusoma ijambo ry'Imana, turacyarimo gusoma igitabo cy'Ibarura, tugeze ku mutwe wa 14, ni ku ipaje ya 220 muri Bibiliya Ntagatifu. Abayisiraheli banga kwinjira muri Kanahani. Imbaga yose yishyira hamwe irasakabaka, ndetse irarira ijoro ryose. Abayisiraheli bose bagarambira Musa na Aroni, maze imbaga ibabwirira icyarimwe iti iyaba twari twaraguye mu gihugu cya Misiri, cyangwa se tugapfira muri ubu butayu. Ni kuki Uhoraho atujyanye muri kiriya gihugu ngo tuzaharimburirwe n'inkota? Abagore bacu n'abana bacu bazabanyaga. Ese ikiruta kuri twebwe si uko twakwisubirira mu Misiri? Nuko barabwirana bati twitorere umutware maze twisubirire mu Misiri. Musa na Aroni bikubita hasi bubitse amaso ku butaka imbere y'imbaga y'Abayisiraheli. Yozuwe mwene Nuni na Kalebu mwene Yefune bari mu mubare w'abagiye gutata icyo gihugu bashishimura imyambaro yabo. Maze niko kubwira ikoraniro ry'Abayisiraheli bati icyo gihugu twazengurutse kugira ngo tugitate ni igihugu cyiza cyane. Uhoraho nadutonesha azatujyana muri icyo gihugu gitemba amata n'ubuki maze akiduhe. Mureke rero kwivumburira Uhoraho, mweye no gutinya abantu bo muri kiriya gihugu, mu kubatsinda tuzabayongobeza mu kanya gato. Imana zabo ntizikibarinda ngo zibatwikirize igicucu cyazo, ariko twebwe Uhoraho ari kumwe natwe. Mwibatinya rero. Musa asabira umuryango imbabazi. Imbaga yose yari mu migambi yo kubicisha amabuye, nuko ikuzo ry'Uhoraho ryigaragariza Abayisiraheli bose ku ihema ry'ibonaniro. Uhoraho abwira Musa ati uriya muryango uzansuzugura kugeza ryari? Bazamburira icyizere kugeza ryari n'ibimenyetso byose nagiriye rwagati muri bo? Ngiye kubahuramo icyorezo, mbambura umurage wabo, noneho wowe nzagukomerezeho umuryango munini kandi ukomeye kurusha uriya. Musa asubiza Uhoraho ati Abanyamisiri bazi ko uyu muryango wavanywe iwabo n'imbaraga zawe, ndetse babikwije no mu batuye iki gihugu. Ubu bazi ko wowe Uhoraho uri muri uyu muryango rwagati, ukaba wiyereka imbonankubone kandi ko igicu cyawe kibutwikiriye. Bazi ko wowe ubwawe ku manywa uwugenda imbere mu nkingi y'igicu, naho nijoro ukawugenda imbere mu nkingi y'umuriro. None ngo wakwiciye umuryango nk'umuntu umwe? Amahanga yamenye inkuru y'ubwamamare bwawe, yakurizaho kuvuga ngo Uhoraho ntiyari ashoboye gucyura uriya muryango mu gihugu yawusezeranije, ni nayo mpamvu yawutikirije mu butayu. Ahubwo ndasaba ngo imbaraga z'umutegetsi wanjye zigaragaze, kuko wabyivugiye muri aya magambo uti ndi Uhoraho, sindakara vuba, nuje ubudahemuka, kandi nihanganira uncumuyeho n'unyiteyeho hejuru, ariko sindenzaho ngo nibagirwe igicumuro cy'ababyeyi ngikurikirana ku bana babo nkageza ku buzukuru cyangwa ku buvivi. Kuko impuhwe zawe zihebuje, babarira uyu muryango icyaha cyawo, nk'uko nanone wawihanganiye kuva mu Misiri kugeza aha. Umuryango ugomba kuzamara imyaka 40 mu butayu. Uhoraho asubiza Musa ati ndabababariye nk'uko wabisabye, ariko rero ndabirahiye ko izina ryanjye ari Uhoraho nyir'ubuzima, nuko ikuzo ryanjye risakaye ku isi yose. Bariya abantu babonye ikuzo ryanjye n'ibimenyetso nakoreye muri Misiri no mu butayu, hanyuma bakaba bamaze kungerageza inshuro 10 zose banga kunyumvira, nta n'umwe muri bo, ndabirahiye, uzabona igihugu nasezeranije ababyeyi babo, nta n'umwe muri bariya bansuzuguye uzakibona. Ariko umugaragu wanjye Kalebu, kuko afite undi mutima, akaba yarankurikiye atajijinganya, nzamujyana muri icyo gihugu yavuye gutata, maze abuzukuru be bazagitunge, naho Abamaleki n'Abakanahani
bazakomeze bature mu kibaya. Guhera ejo muzasubize inyuma, mwerekeze mu butayu mugana ku nyanja y'urufunzo. Uhoraho abwira Musa na Aroni ati nzihanganira imbaga iteye icyangiro idasiba kunyiteruraho ngeze ryari. Numvise neza amagambo y'imyijujuto Abayisiraheli badahwema kuntera. Ubabwire rero uti ndabirahiye mu izina ryanjye Uhoraho nyir'ubuzima, nzabagenzereza ibihuje n'akabavamo niyumviye. Uwo ari Uhoraho ubivuga. Mwebwe mwese ababaruwe mugejeje ku myaka 20, mwebwe mwese abanyiteruyeho uko mungana, ni muri ubu butayu intumbi zanyu zizagarama. Ndabirahiye ntabwo muzinjira mu gihugu nari naragiriye indahiro yo kubatuzamo, usibye Kalebu mwene Yefune mwene Nuni. Naho abana banyu mwavugaga ko bazaba iminyago, nzakibajyanamo maze bamenye icyo gihugu mwebwe mwanze. Mwebwe mwenyine intumbi zanyu zizagarama muri ubu butayu. Mu gihe cy'imyaka 40 abahungu banyu bazararagira mu butayu, bashengurwe n'intimba y'ubuhemu bwanyu, kugeza ubwo intumbi zanyu zose zizagarama muri ubu butayu. Mbese uko iminsi yabaye 40 yo gutata igihugu, umunsi umwe nzawubaraho umwaka, maze mu gihe cy'imyaka 40 muzashengurwe n'intimba y'ibyaha byanyu, maze muzamenyereho icyo ari cyo umugayo wanjye. Jyewe Uhoraho ndabivuze kandi ndabirahiye, nguko uko nzagenzereza iriya mbaga iteye icyangiro yampagurukiye. Amaherezo yabo bose naha mu butayu, niho bazagwa. Ba bagabo Musa yari yarohereje gutata cya gihugu bagahindukira bagisebya, bakanamuteza imbaga yose, abo ngabo rero bari bagize ubugome bwo gusebya icyo gihugu. Urupfu rw'impanuka rwabakubitiye mu maso y'Uhoraho. Yozuwe mwene Nuni na Kalebu mwene Yefune nibo bonyine barokotse mu bari bagiye gutata icyo gihugu. Imbaga isuzugura bundi bushya. Musa yagejeje ku Bayisiraheli bose ayo magambo, maze batangira kwicwa n'agahinda. Bukeye mu museso bazamuka bagana mu misozi miremire bavuga bati, ni koko twaracumuye, noneho turemeye, tugiye mu gihugu Uhoraho yatweretse. Musa arasubiza ati ibyo mukora ni ibiki? Muraca ku itegeko ry'Uhoraho? Ntabwo bizabahira. Mwikwirirwa muzamuka, kuko Uhoraho atakiri kumwe namwe, mwikwishyira ababisha banyu ngo babatsinde. Abamaleki n'Abakanahani bari hariya imbere yanyu, muzagwa ku bugi bw'inkota zabo. Kandi ubwo mwaretse kumukurikira, Uhoraho ntakiri kumwe namwe. Ariko bo baranga, barazamuka berekeza mu misozi miremire, kandi ari Musa, ari n'ubushyinguro bw'isezerano ry'Uhoraho, ntibava mu ngando. Abamaleki n'Abakanahani bari batuye muri iyo misozi baramanuka, barabarwanya, barabatsemba kugeza i Horima. Ituro ry'ifu, iry'amavuta n'irya divayi. Uhoraho abwira Musa ati dore ibyo uzabwira Abayisiraheli igihe muzamara gutaha mu gihugu nzabaha ngo muzagiture, igihe muzatura Uhoraho ibiribwa, igitambo gitwikwa cyangwa icy'amatungo magufi n'amaremare, nimushaka kurangiza indahiro mwahize, cyangwa gutura igitambo ku bushake bwanyu, cyangwa se ari igitambo cyo mu minsi mikuru yanyu. Nimutura rero Uhoraho ibiribwa bifite impumuro imwurura, uzabimushyira azatanga ituro ry'ikibo cy'ifu ivugishijwe 1/4 cy'akabindi k'amavuta. Naho divayi y'igitambo giseswa uzatura 1/4 cy'akabindi gaherekejwe n'igitambo gitwikwa, cyangwa n'igitambo gisanzwe niba ari umwana w'intama. Niba ari isekurume y'intama, uzatura ibyibo 2 by'ifu ivugishijwe 1/3 cy'akabindi k'amavuta, wongeraho na 1/3 cy'akabindi ka divayi yo guturwaho igitambo giseswa. Uzatura utyo Uhoraho ibyo biribwa bifite impumuro imwurura. Uhoraho
numutura ikimasa nk'igitambo gitwikwa cyangwa igitambo cy'ubuhoro, icyo kimasa kizaherekezwa n'ituro ry'ibyibo 3 ivugishijwe 1/2 cy'akabindi k'amavuta. Naho divayi y'igitambo giseswa uzatura 1/2 cy'akabindi. Ibyo bizabera Uhoraho ifunguro rifite impumuro imworura. Ituro ryaba ikimasa, isekurume y'intama, umwana w'intama cyangwa ihene, nuko muzajya mugenza. Amatungo muzatura uko azaba angana kose muzagenza mutyo kuri buri tungo. Nuko umunyagihugu kavukire wese azajya atura ibitambo igihe azaba ashyikiriza Uhoraho ibiribwa bifite impumuro imworura. Umunyamahanga uzaba batuyemo vuba cyangwa bamazemo ibisekuruza byinshi, natura Uhoraho ibiribwa bifite impumuro imworura, azakore nk'uko mubigenza. Kuko mwishyize hamwe, mwebwe ubwanyu n'umunyamahanga uzaba utuye iwanyu, muzagira umuhango umwe. Uzaba umuhango udahinduka mu maso y'Uhoraho, kuri mwebwe no ku munyamahanga mu myaka yose. Hazaba itegeko rimwe n'umuhango umwe kuri mwebwe no ku munyamahanga uzaba atuye iwanyu. Ituro ry'imigati y'umuganura. Uhoraho abwira Musa ati, dore ibyo uzabwira Abayisiraheli. Nimumara kugera mu gihugu ngiye kubajyanamo, mukarya ku migati yacyo, muzagabanyeho iy'ituro mugomba guha Uhoraho. Ku mutsima w'umuganura muzagabanyeho irobe ry'ituro mugomba guha Uhoraho. Iryo gabanya muzarikora nk'uko musanzwe mubigenza ku yindi misaruro. Ku mitsima y'umuganura muzagomba guhaho ituro Uhoraho. Muzabigenze bityo no mu myaka yose. Ibitambo by'icyaha kitagambiriwe. Hari ubwo kubera uburangare muzaca kuri rimwe muri ayo mategeko Uhoraho yabwiye Musa, mukarenga ku byo yategetse abinyujije kuri Musa, kuva ku munsi yabitegetse na nyuma yaho, uko ibisekuru byagiye bisimburana. Icyo cyaha kitagambiriwe niyo cyaba cyakozwe ikoraniro ritabizi, ikoraniro ryose rizatura Uhoraho ikimasa nk'igitambo gitwikwa gifite impumuro imworura. Rizatanga kandi ituro risanzwe n'ibitambo biseswa uko byateganijwe, kandi n'isekurume y'ihene yo guturwaho igitambo cy'impongano y'icyaha. Umuherezabitambo azakora umuhango wo guhanagura icyaha ku ikoraniro ry'Abayisiraheli, bityo babe baronse imbabazi. Kuko ari icyaha kitagambiriwe, kandi bazaba bazaniye Uhoraho amaturo yabo, ibiribwa hamwe n'ibitambo by'impongano y'icyo cyaha. Imbabazi zizahabwa ikoraniro ryose ry'Abayisiraheli n'umunyamahanga uzaba barimo, kuko icyo cyaha kitagambiriwe kizaba cyahamye umuryango wose. Niba ari umuntu umwe ukoze icyaha atagambiriye, azatura ihene y'umwaka umwe nk'igitambo cy'impongano y'icyaha. Umuherezabitambo azakorera mu maso y'Uhoraho umuhango wo guhanagura icyaha kitagambiriwe kuri uwo muntu uzaba yagikoze kubera uburangare. Azamukoreraho umuhango wo guhanagura icyaha, bityo imbabazi aba azironse. Yaba uwo mu Bayisiraheli, umunyagihugu kavukire cyangwa umunyamahanga ubatuyemo, muzakurikiza itegeko rimwe ku muntu wakoze icyaha kubera uburangare. Ariko umuntu ukoze icyaha yabigambiriye, yaba umunyagihugu kavukire cyangwa umunyamahanga, aba atutse Uhoraho. Uwo muntu azacibwa mu muryango we, kuko azaba yasuzuguye ijambo ry'Uhoraho akanaca ku mategeko ye. Uwo muntu agomba gucibwa, icyaha cye kigakomeza kumuhama. Urugero rw'umuntu waciye ku itegeko rya Sabato. Abayisiraheli bari bakiri mu butayu, maze umugabo umwe afatwa atora inkwi ku munsi wa Sabato. Abari bamufashe atora inkwi bamujyana imbere ya Musa, Aroni n'ikoraniro ryose. Baba bamurinze igihe bategereje amabwiriza yerekeye igihano ari buhabwe. Uhoraho rero abwira Musa ati, uriya mugabo azicwe, ikoraniro ryose rizamutera amabuye hanze y'ingando.
Ikoraniro ryose rimujyana hanze y'ingando, bamutera amabuye maze arapfa. Ibyo ni byo Uhoraho yari yategetse Musa. Inshunda zo ku myambaro. Uhoraho abwira Musa ati Abayisiraheli n'abazabakomokaho bazatera inshunda ku misozo y'imyenda yabo. Izo nshunda zirenga ku myenda yabo bazazidoderaho agashumi gatukura, kazabafasha kurema wa musozo. Nimuwubona muzibuka amategeko y'Uhoraho maze muzayakurikize, mwoye gushukwa n'imitima yanyu cyangwa n'amaso yanyu byabakururira ubuhemu. Bityo muzatekereza kubahiriza amategeko yanjye maze mutunganire Imana yanyu. Ndi Uhoraho Imana yanyu, nabakuye mu gihugu cya Misiri kugira ngo mbe Imana yanyu. Ndi Uhoraho Imana yanyu. Kore, Datani na Abiramu bivumbura. Kore umuhungu wa Ishari mwene Kehati wa Levi agomesha abuzukuru ba Rubeni, ari bo Datani na Abiramu bene Eliyabu hamwe na Oni mwene Peleti. Bo rero bafatanije n'abandi Bayisiraheli 250 bivumbura kuri Musa. Bari abantu b'ibirangirire b'abatware b'umuryango, bakaba ari nabo bahagararira ikoraniro. Nuko rero biterura kuri Musa na Aroni bavuga bati twabarambiwe. Abagize ikoraniro bose ni abatagatifu kandi Uhoraho ari hagati yabo. Mwakuyeho ububasha bwo kwigira abategetsi b'ikoraniro ry'Uhoraho. Musa yumvise ayo magambo yitura hasi, yubika umutwe ku butaka. Hanyuma abwira Kore n'abafatanije nawe ati ejo mu gitondo Uhoraho azatumenyesha umuntu uri uwe w'umutagatifu kandi unemerewe kumwegera. Uwo azaba yahisemo azamwemerera kumwegera. None rero wowe Kore n'abantu bawe nimugenze mutya, mufate ibyotezo, ejo muzabicanemo umuriro, maze imbere y'Uhoraho mubishyiremo ububani. Umuntu Uhoraho azahitamo niwe uzaba ari umutagatifu. Nanjye kandi mwebwe bene Levi n'abarambiwe. Musa arongera abwira Kore ati bene Levi nimutege amatwi. Koko ntimuranyurwa kuba Imana ya Isiraheli yarabahisemo ikabemerera kuyegera. Nimwe murangiza imirimo yo mu ngoro y'Uhoraho, mukanahagararira ikoraniro igihe muyobora imihango mu izina rya bose. Yabemereye kumwegera, wowe Kore n'abavandimwe bawe bose b'Abalevi. Ibyo mwasanze bitabahagije ku buryo mwarwanira no kuba abaherezabitambo? Ubwo nicyo cyatumye wowe n'abantu bawe mwishyira hamwe mukiterura kuri Uhoraho. Aroni se we ni muntu ki kugira ngo mumwijujuteho? Musa ahamagaje Datani na Abiramu bene Eliyabu, baramubwira bati ntabwo tuzazamuka ngo tujye muri kiriya gihugu. Ibyo ntibihagije kubona waratuzamuye ukadukura mu gihugu gitemba amata n'ubuki kugira ngo tugwe muri ubu butayu. None ibyo bivuyeho ugashaka no kudutegeka? Oya, mu by'ukuri ntabwo watujyanye mu gihugu gitemba amata n'ubuki. Ntabwo waduhaye umurage w'imirima cyangwa uw'imizabibu. Ese urakeka ko bariya abantu ari impumyi? Ntabwo tuzajyayo. Musa ararakara cyane maze abwira Uhoraho ati ntiwakire ituro ryabo, nta n'indogobe yabo nigeze mfata, nta n'umwe muri bo nagiriye nabi. Igihano cya Kore, Datani na Abiramu. Musa abwira Kore ati wowe n'ingabo zawe ejo muzabe muri imbere y'Uhoraho hamwe na Aroni. Muzafate ibyotezo byanyu mushyiremo ububani, maze buri wese azabimurikira imbere y'Uhoraho. Byose hamwe bizaba ari 250, wowe na Aroni buri wese azaba afite icye. Bose bafata ibyotezo byabo bacanamo umuriro, bashyiraho ububani, maze bo Musa na Aroni bahagarara ku muryango w'ihema ry'ibonaniro. Kore akoranyiriza abantu be iruhande rwa Musa na Aroni ku muryango w'ihema ry'ibonaniro. Nuko ikuzo ry'Uhoraho
ryigaragariza imbaga yose, maze Uhoraho abwira Musa na Aroni ati nimwitandukanye n'abariya bantu, muri aka kanya ngiye kubarimbura. Bikubita hasi maze bubika umutwe ku butaka bavuga bati Mana, Mana, wowe uha umwuka ikiremwa cyose, umuntu umwe aracumura maze ukarakarira ikoraniro ryose. Uhoraho abwira Musa ati bwira ikoraniro rijye kure y'ingo za Kore, Datani na Abiramu. Musa ahagurutse ngo ajye gushaka Datani na Abiramu, abakuru b'imiryango baramukurikira. Abwira ikoraniro ryose aya magambo ati mujye kure y'amahema y'abariya bagome, kandi ntimugire ikintu cyabo mukoraho, hato namwe mutavaho murimbuka kubera ibyaha byabo byose. Rubanda rero bajya kure y'ingo za Kore, Datani na Abiramu. Datani na Abiramu bari basohokanye n'abagore babo, abana n'abuzukuru babo, maze bahagarara ku miryango y'amahema yabo. Musa aravuga ati dore ikizabemeza ko Uhoraho ari we wanyohereje kurangiza bya bikorwa byose, nkaba ntacyo nakora ku bushake bwanjye. Bariya bantu nibicwa n'urupfu rusanzwe rutwara abandi, bakanogoka uko abandi banogoka, Uhoraho ntazaba yaranyohereje. Ariko rero Uhoraho nakora igitangaza, maze isi ikicamo urwobo ikababirana n'ibyo batunze byose, bakarigita ikuzimu ari bazima, muzamenye ko bariya bantu bari barasuzuguye Uhoraho. Yarangije kuvuga ayo magambo, nuko ubutaka busadukira ku birenge bya Datani na Abiramu. Isi yicamo urwobo, ibamirana n'imiryango yabo, hamwe n'abantu ba Kore bose n'ibyabo byose. Bo n'ibyo bari batunze byose, birigita ikuzimu ari bazima, isi barengaho, nuko bava mu ikoraniro batyo. Abayisiraheli bari babakikije, bumvise induru zabo, bahunga babwirana bati nimucyo duhunge, naho ubundi isi iratumira. Nyuma Uhoraho yohereza ikibatsi cy'umuriro gitwika ba bagabo 250 bariho batura imibavu. Ibyotezo by'abayoboke ba Kore. Uhoraho abwira Musa ati kuko ibyotezo ari ibintu bitagatifu, bwira umuherezabitambo Eliyazari mwene Aroni abikure mu bishashi by'umuriro, kandi nawo ajye kuwunyanyagiriza kure. Ibyotezo by'abo bantu bacumuye bakikururira urupfu, bazabicurishe babikuremo ibyuma byo kubambika ku rutambiro. Kuko babituye Uhoraho, ubu byabaye bitagatifu, bizabera kandi Abayisiraheli urwibutso. Umuherezabitambo Eliyazari afata bya byotezo by'imiringa byatuwe n'abatwitswe n'umuriro, maze babicuramo ibyo babambika ku rutambiro. Yagenjeje atyo kugira ngo bibere Abayisiraheli urwibutso, kandi ngo hatagira umuntu utegurira Uhoraho, ni ukuvuga udakomoka kuri Aroni, uhegera ngo atwikire imibavu imbere y'Uhoraho. Ibyo bizamurinda kubona ibyago nk'ibya Kore n'abantu be. Ibyo byago kandi Uhoraho yari yarabihanuye akoresheje Musa. Umuryango uburanya Musa na Aroni. Bukeye ikoraniro ry'Abayisiraheli ryose riburanya Musa na Aroni rivuga riti mwicishije umuryango w'Uhoraho. Icyo gihe ikoraniro ryabivumburagaho, Musa na Aroni barahindukiye bareba ku ihema ry'ibonaniro, basanga igicu cyaritwikiriye, maze ikuzo ry'Uhoraho ririgaragaza. Nuko Musa na Aroni bajya ku ihema ry'ibonaniro. Uhoraho abwira Musa ati nimwitandukanye na ririya koraniro, ngiye kuririmbura mu mwanya muto. Bikubita hasi bubika umutwe ku butaka. Musa niko kubwira Aroni ati fata icyotezo cyawe, urahuriremo umuriro wo ku rutambiro, ushyiremo n'imibavu. Hanyuma wihute usange ikoraniro, urikorereho umuhango wo kurihanaguraho icyaha, kuko Uhoraho yarakaye cyane, none icyorezo cyatangiye kuyogoza. Nk'uko Musa yari yabimubwiye, Aroni afata icyotezo ariruka ajya mu ikoraniro. Koko rero icyorezo cyari cyatangiye kuyogoza umuryango. Ashyira umubavu mu cyotezo, maze akora umuhango wo guhanagura icyaha ku muryango. Ahagarara hagati y'intumbi n'abakiri bazima,
icyorezo kirahosha. Abishwe n'icyo cyorezo bari 14,700 utabariyemo abari baguye muri ka gakungu ka Kore. Aroni asubira iruhande rwa Musa ku muryango w'ihema ry'ibonaniro, icyorezo cyari cyashize. Inkoni ya Aroni. Uhoraho abwira Musa ati saba Abisiraheli ko buri muryango uguha inkoni. Ni ukuvuga ko uzashyikirizwa inkoni 12 z'abatware b'imiryango yose. Uzandika izina rya buri mutware ku nkoni ye. Ku nkoni ya Levi gusa uzandikeho izina rya Aroni. Bityo buri mutware w'umuryango azagira inkoni imuranga. Uzarambika izo nkoni mu ihema ry'ibonaniro imbere y'ubushyinguro bw'isezerano, hamwe njya mbasanga. Nyir'inkoni izatoha umumero niwe nahisemo. Bityo nzaba nigije kure yanjye amagambo y'imyujujuto Abayisiraheli babatera. Musa abwira Abayisiraheli ayo magambo, maze buri mutware w'umuryango amushyikiriza inkoni ye. Zose hamwe ziba inkoni 12, kandi iya Aroni yari ziri hagati. Musa arambika izo nkoni imbere y'Uhoraho mu ihema ry'ibonaniro. Bukeye Musa yinjira mu ihema ry'ibonaniro, asanga inkoni ya Aroni wo mu nzu ya Levi yatoshye umumero. Yari yazanye umumero ifite ururabyo kandi yeze n'imbuto z'amandi zihishije. Musa akura inkoni zose imbere y'Uhoraho, arazisohokana kugira ngo azereke Abayisiraheli bose. Barazibona, maze buri mutware asubirana inkoni ye. Uhoraho abwira Musa ati subiza inkoni ya Aroni imbere y'ubushyinguro bw'isezerano, uyihagumishe, maze izabere ikimenyetso abigomeka. Uzaba unkijije imyijujuto yabo, nabo kandi ntibazadukwamo n'urupfu. Musa agenza atyo, akora ibyo Uhoraho yari yamutegetse. Abayisiraheli babwira Musa bati reba nawe, turapfa tukarimbuka, ahubwo twese tugiye gushira. Ugiye hafi y'ingoro y'Uhoraho wese, uyegereye wese, urupfu ruramutwara. Ubuse twese tugiye kurimbuka kugeza ku wa nyuma. Nimwakire ijambo ry'Imana. Uhoraho twereke impuhwe zawe, kandi